izina ry'Imana ishobora byose niwe twari turi niwe twari turi kumwe. Wari uri kumwe na Karoli? Yego twari turi kumwe na Karoli. Wari uri kumwe na Karoli koko Nari ndi kumwe na Karoli. Ibi ni ibiki ndi kubona? Ibiki? Sawa umugabo ndamukunda. Bamwita nde? Ndamukunda. Ninkubwira ngo ndamukunda. Ubyumve ko mukunda. Nukuri nahuye n'abagabo b'inshuti zanjye turasangira turaganira mbese turatarama ushiduka bwaki ariko rwose ndakwinginze nukuri ibi bintu ntabwo bizongera Hako se wa mugabo ubu koko turetse guca ku ruhande ubwije kuri waraye nararanye n'abagabo b'inshuti zanjye nibo twahuriye mu nzira gutya ndimo ngenda barambwira nti ugiye hehe waje tukaba twicaye tukanywa agacupa tukaganira. Inshuti zawe zihe? Inshuti zawe nazi nizihe? Nahereye kuwa mbere kuwa nyuma mamagara nta numwe mwari muri kumwe. Izo nshuti uri kumbwira nizihe nazi? Charine mugore mwiza madamu nukuri ntabwo nakubeshya cyangwa se ngo nce ku ruhande. Hamagara Karoli wawo ndi Karoli se umwe bukasa twazanye hano. Ubu mamagaye Karoli yambwira ko mwari muri kumwe. Ku izina ry'Imana ishobora byose niwe twari turi kumwe. Wari uri kumwe na Karoli? Yego twari turi kumwe na Karoli. Wari uri kumwe na Karoli koko ndabona. Ibi ni ibiki ndi kubona? Ibiki? Karoli se nayo wagusize amarange mama nimbaye n'amarange nimbaye n'ibiki. Dore hariho n'iminwa. Naho aho ngaho urabeshye rwose. Nta minwa iriho. Ahubwo hano nshobora kuba ari nk'ahantu na Urugize injiji ntabwo ndi ibi ni ibiki biri mu ganga kawe. Urumva hari ahantu nagiye nkubita umutwe ku gikuta wajya ngo basize hiranga. Karoli se mama sigaye yisiga ibyo bintu mbona abakobwa bitwikaho ku minwa. Oya ariko uyu mugabo ni muzima uracyanyemeza ko wararanye na Karoli? Ibintu byavuye hera se Karoli se yabaza ahantu byaturutse. Wakubisaga hanga se ku gikuta kubitaho n'itamara. Ariko wa mugabo wanjye wagenda urabeshya. Sheri ariko ibi bintu ntabwo nzaho byaturutse pe. Ahubwo se cyo gikuta gishushanyijeho iminwa cyabaye he? Nemfukamye imbere yawe ndi kugusaba imbabazi z'uko naraye nkuhemukiye wenda sintahe ariko rwose ntugire ikindi kintu girika. Ibi bintu sindaho byaturutse rwose sinakubwira ngo byaturutsa. Ariko wenda kuko wenda twari tumaze guhaga use ninde waba wabinsize. Kunsaba imbabazi se uransaba imbabazi utambwiza ukuri. Urumva izo mbabazi nazigwanda inkande. Uri kunshushanya umindu y'injiji ndi kwibonera ibiri ku gahanga no ku matama mama ngo wakunze igikuta. Sheri niba ushaka ko mubabarira umbwiza ukuri ahantu waraye nutabimbwira ntago rucuwaka muri rugo. Urumva ra abana ni nk'abashaka kudutanga ariko se ninde waje kunshushanya akashushanya kudutandukanya baratandukanye byarangiye ko mbibona. Sheri Police ndakwinginze nakubwiye ngo nutambwira ahantu waraye ntago bivamo. Waciye inkoni zambasho ntago ibi bintu nzaho byaturutse. Ijambo ryose uri kuvuga utari kumva aho waraye ngo umbwize ukuri. Ubu se hari iri gucara gahinguka nimba utanabizi. Nkoze iki se kuri kumbesha winkoraho mbwira ahantu waraye reka kugumya undekarita nkaho ndi igishushanyo hano. Fata telefone yawe uhamagare Karoli. Mamagara Karoli iki? Karoli twavuganye kare utumva ndi kukubaza gutya mugireho. Ntago nahamagaye Karoli akambwira ko mutari kumwe. Ndakwinginze rwose ndapfukamye kandi mfukamishije amavi. Gusa ndabibona rega muri bihe warahindutse. Mbere wajya kujya kwita telefone
turi kumwe none ubu usigaye kwitaba telefone ukazamuka iyo kwa Rudoviko ukajya kwitabirayo none waraye he sinzi iyo waraye ntabwo ukiri wa mugabo twashakanye dukundanye sinzi ukuntu byagenze nimba baranandogeye nge sinzi ariko warahindutse pe ubyumve Sheri ndimo ndasaba amahirwe yawe nta mahirwe ya nyuma ibi bintu ntibizongera kuba ndakubabariye ariko nakubabarira nagira unsezanye ko ugiye kwisubiraho ibintu tumaze iminsi tugongana dutongana nizere ko bitazongera Sheri urambabariye ni amahirwe ya nyuma oya nyemerera ngo ushimire rwose nukuri numva ngo umutima wanjye ugiye gusanda urakoze yewe ra se nawe waje naje da wari wagiye hera uzi ko wari ugeze iyo mu mujyi ugenda mu mujyi se reka da nari nicaye ahangaha uzigiye naziye ni utuntu tuba twivanze mu mutwe nari ndi gutekereza ibintu byo ku kazi uko reka byari binyobeye da naje kare nabonaga uri kure oya nta kure narindi usibye nyine utwo tuntu tuba twivanze two ku kazi ni birebire ni birebire kuko byari byagutwaye ahubwo nyibwiriza umeze neza nta kibazo mfite da meze neza ndashima Imana iyo umeze neza biranshimisha umugore wawe iyo meze neza uba umeze neza nawe iyo umeze neza mba meze neza ni ukuri iyo nkubonye wishimye mba numva nanjye nezerewe cyane mu mutima reka ni ukuri ushobora kubyumva ubu ngubu ejo bundi twari twapfuye akantu gatoya mbona waranga biriya byo wizigamira rwose iyo rero itatwicira mudu burya namwe nkubona wishimye ariko sirenze kurakara kuri ni ukuri genda kara nabi ntabwo ubizi byampaye isomo byampaye isomo burya ntabwo nkwiye kujya muri akazi oya ntukandakaze gukora rwose ikintu gituma ukora wishimye oya nicyo tubereyeho ntabyo kubangamirana urugo rwatangiye kuzamo amakimbirane wapi buriya rwari rwasenyutse ariko dufite n'umushyitsi hagira utigeze umenya harya ntabyo nakubwiye ariko ntabwo biba ka gasaza karangiye karaza ka feri ka kandi njye numva ngo ni Federico nageze haruguru aza naze ni ukuri naza dusure yari amaze igihe ntanamubona numvise ngo asigaye ari umumotari iyo za Kigali utajya umubona yibombaritse kuriya agira akavuyo asigaye ari umumotari Ni karibu. Wow. Umeze neza. Wow, Nade. Yes, one. Bakumana urasa neza. Urakoze cyane. Bakoze we n'ibicyo urya n'ibiki wisiga. Ibintu byose bibonetse n'ibyo bibonetse n'isiga ibyo nta birenze.
ariko abantu bose ni ntabirenze siko nanjye mwagiye mu mahoye gusa ari njye nawe ninde usa neza nocira gira nkomeje ndagukomeje none sameze neza cyane kuri biragaragara pe uri umugore w'icyerekezo umugore usa neza usko nta na rimwe ndakubona usa nabi nubwo niko Imana iba yabipanze nyine nta mpamvu yo gusa nabi umuntu agomba kwikoraho ni ukuri kumva nta kibazo abandi ariko nawe urasa neza cyane sinzi ibintu umugabo arimo kuvuga urashinyagura umugabo wuheze umugabo ufite se shana biri tubyiyorere nyine iby'umugabo nyine tubyiyorere dushaka ibintu twiganirira yemera ufite umugabo ibintu by'abagabo byo rwose nta n'ubwo ngenda nshaka kuvuga nyine wenda ushobora kuba waramubonye ariko nyine ntabwo ari umugabo wanjye nyine w'ibihe byose nyine sinzi ukuntu nabikubwira kugira ngo ubyumve shabireke none se byagenze gute kugira ngo yo kuba umugabo w'ibihe byose wasanga usigaye ukora uburaya sharo ntabwo nakora uburaya kubera ko nese uburaya si ugufata ukajya ku muhanda ukicuruza sibyo njye ntabwo ibyo gusa nabikora gusa nyine nawe nk'inshuti yanjye nati ntabwo nakubeshya nyine hari umugabo twakundanye nyine turakundana pe aranankunda nkabibona noneho ngewe mukunda cyane nyine sinzi ukuntu nabikubwira sha umbabarire ntuzakunda umugabo ufite umugore kuko gusenya urugo rw'abandi nawe byazakugiraho ingaruka nikazapfa vuba ka gasaza kanjye aho kumwana nawe mukumbuye tucuri ego kwako warabyibushye byaranze Kigali bari kukugaburira ibikimwa uzi ko utamenya ko ari we uraho neza ve urakomeye cyane nimba kumbuye cyane yewe ni karibi iwacu muzanira agatebe kamuzanira agatebe mwa ese programa ko wicaye hano mutanamvugisha ya akazi kaba kabaye kenshi mbese imirimo iba yabaye myinshi naho ubundi twama tuganira na madamu ambwira ngo wabaye umumotari ariko sinigeze numva na moto ihinda hari aya moto nayo nayisize arangana nabanje kunyura kandi ntabwo byari ngombwa ko njyana yego ko nari murandi twabaye n'inzobeka Kigali sinzi ibintu umujyo rwose uzi ko utamenya ko ariyo cyangwa nawe ujya wisiga twa tuntu dukeye ni ibibazo biba byakokamye madamu wanjye burya akunda gushinga kandi amashingo ye ntayakira ubuzima bw'i Kigali moto se kutazanye moto ngo umere ifite wakintu hari ahantu nyine nabanje kunyuza nakubwira ko ari ahantu ndi bubanze kunyura nyine nateze akamodoka utahanuza utazayisiga Umugore wanjye ugomba yahoze- kunshyira kuri moto yawe ukazengurutsa karitsiye yose iyi mihanda ni mizima nabonye hari ahirya nabonye barahakoze barahakoze haheruka kera burya rero umugore wanjye ajya akunda kuganira cyane kandi yahoze ambwira ko ufite moto rwose kandi ugomba kuza ukamuha umunyenga ahubwo birambabaje kuko yamemukiye nari namubwiye nti nakubwira iki rwose nari namubwiye nti nakubwira iki nti rwose musaza wawe naza gutendeke kuri moto agutwara gutembereza umudugudu wose babone ko umusaza we yagusuye aha yabaye umunyakigali shase nawe aracyari wawe ntabwo cyo hinduka ntabwo njya mpinduka nyine ariko uribuka kera tukiri abana ukabona yavuga ni nzashaka nigura akamoto rega uzi ubwenge nibyo nari ndimo mubwira ubundi ubwenge bwawe ni ubwa kera oya nareba ariko ubutaha ninza nawe urabizi ugomba kuzana moto utaranica uzabanza undisha umunyenga hanyuma feri zaza tunayitere n'utuzi bose ese wumva aho kuvuga akantu kazi hanyuma se hirya shaho mu cyaro ngo mumeze mute abasaza n'abakecuru ndetse n'abandi aheruka yose nuzi ko yabaye umunyakigali
Uwasanga yarukirayo igihe merukirayo. nagize ngo byibura aheruka kugira ngo akigere Reka da yabaye umunyakigali. ushobora kuzajya mu mezi arindwi ariko uwo mujya mubasha kuvugana ukana baba bamenye ko nawe umeze neza ariko rero imvura ariko ngo yabaye nkeya yarapfuye kandi twebwe rero ikigali Mu rugo akagombye kuba heze y'ibijumba sha ako wazagira ukazana ibijumba ko mbikumbuza. ahubwo se fe n'injyayo nzabikora fe Ntabwo bahinga ibijumba. ndateganya kujya n'injyayo nzabibaza Ni ukuri. Niko fe? Ndabikumbuye cyane. ngewe rero usanze wenda ndi kuganira na madamu ariko nakiriye ka mesaje niyo mpamvu rero ngize ka gahunda kihutirwa unyemerere rero mbasigare na madamu usigaremo kumena habiri dore ko mwari munakomboranye twari dukomboranye ariko nta kibazo ubutaha neza yego reka mpindura akenda hanyuma ndebe ko nasembukira ku muhanda Yego ko mana. Urabona ameze neza. Nashizemo. Aha byihorere wa muhungu. Wabibwirwa n'iki so yo kutarubaka? nyine natini sinzi nyine ukuntu nabikubwira nyine n'ubwo bimbabije gutyo bijya gusa nabyo ariko buriya hari akazina numvise unyise kandi kari akazina ntabwo nkikemera roza ni iry'abantu ba kera ahantu hose bazi ko nitwa Nadine mbabarira tutazahura ndi kumwe n'umuntu nkumva uravuze ngo roza reka nubwire wahita unkoza isoni nkumva mbuze ahantu ndeba ibyo bintu rero sinjya mbimenyera nyine kera twakwitaga roza ubwo umaze kugera mu gisubizo nyine igisubizo cyagiye nyine kubera ko nyine wowe uri mukuru ngiye nari nkiri akana ariko numvaga baguhamagara roza maze gukura tumaze kuba inshuti nibwo numvise ngo warahinduye Nadine rero kubera ko nakunze kubyumva gutyo hari igihe kanshika kakazamo oya uzambabarire ntuzabyongere buriya numvise kantunguye ngura ahantu ndeba naho nerekeza reka nubwire buriya rero nubwo ndi kwiza nyine ntawe nubwo narinzi ko nabikoze nyine ubwo ni kwabo ndikaba kacitse gusa nyine nanone ntabwo narinzi ko utarikunda nyine narinzi ko nyine witwa roza ari izina nyine nka kwa kundi umuntu aba afite amazina 2 cyangwa 3 nk'uko bakunda kunyita nk'uko nyine wenda bagakunda kukwita Nadine nyine ariko ntabwo narinzi ko byanga gusa nyine ubwo bimbwiye nzabahindura nyine ako nyine twigarikiye nyine kuri bagenga shawo umugabo ndamukunda bamwita nde ndamukunda ninkubwira ngo ndamukunda ubyumve ko mukunda nyine nta sinzi ko nta n'ikintu na kimwe nyine wakora kugira ngo subikubwire gute nyine maze ibaze ko biba bidaniye no kubikubwira kandi bizi ko n'inshuti yanjye nta kintu umenyesha ubwo nawe uba wumva byakurenze nyine biba byandenze niyo mbitekerejeho ntanumva mukumbuye njye hari amatsiko mfite nshaka kumbwira uwo mugabo wagukunze cyane yitwa nde ase wowe ko ushaka kumumenya cyane si ufite umugabo ndamufite ariko nkeneye no kugira ngo numve uwo mugabo agukunze rwose mbabarira nyine ndi kumva atari cyo gihe cyo kubikubwira gusa nyine kenshi na kenshi ageze no kundeba nyine hari n'igihe n'ubu ngubu ufashe telefone nkamuhamagara nyine nubwo byaba bimugoye gucika umugore we ariko nyine ahita agerageza nyine akiyeranja mu buryo bwose bushoboka agahita aza akanyitaba nicyo kintu kinyereka nanjye ko nkunda nubwo yaba ari muri situwasiyo itamumereye neza nyine ariyeranja mu buryo bwose bushoboka ariko buriya nk'umuntu w'inshuti yanjye umuntu dukundana tubwirana buri kamwe kose ntabwo wari ugakwikumisha umuntu w'inshuti yawe Shase mwe ko bamukira abasore mwabimenya ibintu biba mu ngo cyangwa ashaka umugabo aragukubita aha bajya bavuga ngo ribaruwa riraye we nta makuru ufite ese ubwo ni ukubera ikibuga nta kintu mupfa se dore ejo bundi nagize nya
nari niyicariye ahandi koza ibyombo telefone irasonye mfashe telefone yaraje yaranyweye yo kotsa cyangwa shaho kandi yajyaga yitaba yajyaga bamuhamagara afata fone ye nta kibazo ariko byaranyweye yo kotsa abaragiye aranga ati ndagaruka umugabo ni yaraye mu gasozi ese shaka nzi ko ibyo ngibyo biba mu mujyi ntasanga umugabo nawe yaba afite agashoreke ku ruhande wibivuga se akuzi ko byashoboka none se ikibazo ariko byashoboka kuko yaje afite ibintu by'imituku ahangaha mu gahanga wagira ngo ni bya abakobwa bisiga ku munwa aranjijisha birangira mubabaza ko ako kantu uvuze ariko none se uri afite agacoke ko nzabica nzabashyuhiriza amazi mbamene wongera ntabwo njya nyine shansi unzi igice kamanze mu mazi ariko singiye kumara mu mwaka n'igice usanga cyangwa ikibazo hari ukuntu se mu nda ujya wumva reka ibyo byo wibivuga narumiwe ndanasengaga imana imakana amasengesho ntakirenganya imana nayo zikakinga rero buriya agenda akaba atakikumva akabona ushatse kumbwa ko yaba yarabyaye hanze wenda akaba bati ndishakira akana akaba ari bwo abikora muri ubwo buryo oya ibyo bubyihoreye wasanga utekereje nabi nyamara buriya rero nubwo nyiri umwana buriya ariko njya ntekereza nyuma rero buriya abagabo twikundira abana uzi ko byashoboka ushobora kuba bati nk'umuntu tumaranye umwaka n'igice akaba ntakana ntaki ugasanga nyine iki kibazo nyine ariko yaba ndenganyije none se nanjye ko nanze umwana wa muntu we ejo bundi mama yarampamagaye yaramaze atari gusa tujya uvugana shasi ariko ndumva nteganya kuba narabona umusore muri minsi nkahagera kuko hari ahantu nzajya hafi yawe arambwira ati none se ati nta kuntu bari bwawe ko atajya nampamagara ngo ambwire ko reka mama nawe iyo muhamagaye atangiye akambwira ngo nyine mwuzukuru kandi nanjye sinanze umwana ubwo rero rwose nsigaye ninya no kumuvugisha kuko ahita atangira kumbaza ibibazo nanjye nafite ibisubizo none se wazabwiye umugabo wawe mukazajya kwa muganga bakabasuzuma mwembi yewe ndumva ariko bimeze ubwo se nimba yatangiye kujya mu mahabara wa muntu wenda cyamurokoye wowe ntumwereke ko ibyo bintu waba ubizi ahubwo ukoresha buryo ki wowe wamubwira ati dore mu gihe tumaze nta kana ntaki reka tuzaye kwa muganga turebe ahantu haba haturukamo ikibazo gituma tutabona akana iyo nama ungiriye ni urabyukira kwa muganga urebe ukuntu rero wabigira mubikore vuba mujye kwa muganga byihorere ejo mu gitondo turabyukira kwa muganga n'ibyo bintu tukiganirira ibindi nyine mu gihe gikwiye regura inshuti yanjye ngiye hari igihe nateganyije cyo kubikubwira nyine nkabikubwira namukwereka nta kibazo reka ntegereze ntabwo naguca mu ijambo ndabitegereje nta kibazo ahubwo nyibwiriza wowe amakuru y'abana abana bameze neza bamwe bari ku ishuri bari mu bizami umugabo ameze neza turaho turatuje ariko nubwo nyine ari abagabo b'iki gihe ntabwo baba bameze neza ariko umuntu arihangana ubuzima bugakomeza none se ushatse kubwira ko nta rugo nyine hari ukuntu bitagenda neza bimeze neza ariko si cyane ariko nkurikije iby'abandi nk'abantu tuganira nk'uko turi kuganira hari umushuti wanjye witwa Shansi afite umugabo batangiye bameranye neza ariko igihe kiza kugera arahinduka aba mubi ariko ubwo rero nanjye ntabwo najyaho ngo nirare ngo mvuge ngo ibintu bimeze neza ibintu ni sapurusa wapi mbese umugabo uwo mushatse ni umushuti wawe yashatse umugabo nyine ashaka bakundana ahubwo ibyo ngibyo njye mbona ari ibisanzwe nyine usanga umugabo nyine umutipe murakundanye
igihe cyo kubana kirageze nyine mukabana ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ukagira ngo baguhinduriye ibyo ngibyo ni ibisanzwe nyine kubera ko ari ibintu nkunda kumva ari aho ngenda hose nyine gusa hari abagore baba bafite umutima ukomeye no kwihangana bakabigisha mu mitima yabo ariko ngewe abenshi tuganira rwose ntabwo ari bishya kuri nuko nyine njya mubwira ngo ajye yihangana cyangwa se azashaka ukundi kuntu ubuzima bugomba guhinduka gusa nyine nk'uwo ngo nyine nawe ukwiye kumuba hafi ukajya umuganiriza nyine rimwe na rimwe nk'ubu ngubu hari ukuntu usanga umukobwa yiyitaho nyine bihagije pe yamara kugera mu rugo natwe hari igihe tubigiramo uruhare yamara nko kugera mu rugo ugasanga aritaye nta cyambara imyenda myiza reba nkawe ukuntu uhora wambaye shasa ahubwo niko wabihisemo rero nanjye burije reka amaguruka njye kureba abana papa bataza kuza agasanga ntari mu rugo ntabwo nabona ibintu musobanurira kandi igihe cyose aba ashaka kugira ngo atahe asanga ndi mu rugo nyine birumvikana niba namwe ariko nta kibazo ahubwo nyine wakoze kunsura kandi Imana iguhe umugisha uzagaruke nanjye nzaza kugusura sibyo kandi uzambabare mva nkubwira ibintu mba nkubwiye niwe mushuti ngira nganiriza uzanshyire hanze urabizi ko ntajya ngira amagambo mvuga icyo wambwiye kuvuga icyo utambwiye kuvuga ubwo ntabwo ngenda ngishyira hanze noneho n'akandi kabisho kuba umbwiye ngo sinzabivuge ngomba kurimira umutima wanjye ukagumamo nk'uko ubisabye nta kibazo nyine rero kuvuga menshi si ukuyamara mperekeza nanjye njye kureba abana n'umutware nta kibazo ariko uba ahantu heza abantu usanga ni nko muri biriya bisubizo by'iwacu shage byihorera heza ariko